What's up? This is Ghetto TV, and of course my name is Jabo, #1 TV presenter ku isi ni Muhanga. L'homme sage, l'homme honnête, le travail sans frontières, l'amour assassine des amours, the real monster, the real predator, nyita Simba. Iyi ni Ghetto TV. Nkwibutsa ko utarakora subscribe, wanzwe subscribe kuri Ghetto Rwanda kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru n'ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu kama kawaida. Uyu munsi turi kumwe n'abasore b'intarumikwa hano, ngira ngo muri kubabona neza. Sindi bubavuga amazina, najya ngo bivuge mu buryo bwabo kugira ngo abadukurikiye babashe kumenya turi kumwe nabande, ese bakora iki, kubera iki bari ahangara. Kaduhere iburyo bwanjye, bimeze bite? Yeah man, birambabazi iyo ubonye umuntu kurenze, aho kugira wemere ahubwo ugapinga ugahitamo kumuhiga, aho kugira wemere mwiga imishinga. Niga ndacyari big deal toxic, nararogowe sinita ku by'amashimike na mechanic, byose njye mbikozoza bike, nkafata mic ubundi nkakora music. Niga ni big deal toxic man. Big deal toxic, bimeze bite? Big deal toxic ni fresh sana, nta kibazo. Ufite vibes za danger bro. Wana thanks kabisa. Ibumoso bwanjye hari n'undi mu rasta, bimeze bite? Meze popo. Banze wibwira abantu ariko mu buryo bwawe nawe. Heyo man, Ras Mutabazi come again. Yo, amazina yanjye ni Ras Mutabazi. Mukurikirane Njyana ya Rege dancehall, umuhanzi wa mbere ukubita dancehall mu Nyarwanda. Mwari mumuzi? Amazina ntabwo nayumvise neza, ngo ni Ras Mutabazi. Ras Mutabazi uvuze ko ari umuhanzi wa mbere ukora dancehall mu gihugu. Ndagira ngo wanze uduha kapera gato cyane. Zenguruka gake bazuvuge make, kukaba kwitayeho mbona ari bake. Zenguruka gake bazuvuge make, kukaba kwitayeho mbona ari bake. Yeah, Ras Mutabazi, I like your vibes man. Thanks man. Kabisa. None se tubasanze ahangaha ahantu hagiye kubera igitaramo, namwe mwaje guperforminga, mwaje kwirebera impano zikizamuka, mwaje guhana n'abastar, bimeze bite? Twebwe ngubu tureba ahangaha twaje gushyigikira ubundi igitaramo cyacu kigamije gushyigikira ni uburyo bw'ubuzima abaturage badafite mituweli muri aka kagari. Rero ubu twaje kwifatanya n'abandi bahanzi, hari abavuye i Kigali, hari n'abo muri Nyagatare ahangaha. Rero twaje kwifatanya nabo kugira ngo dushyigikire n'abantu batishoboye babashoboye kubona mituweli, tubaperformingira ku buntu. Mbese ngarutse iburyo bwanjye hari undi mu rasta turi kumwe atanga kapera muri intro ye, mwumvise ko aririmba hip hop. Tusanzwe tumenyereye ko aba rasta baririmba ibintu bya reggae dancehall nk'uko bivuze. Wowe byagenze bite kugira ngo uhitemo gukora rap? Rero impamvu nayikoze, naje gusanga hip hop ari injyana nyine ishobora guhuza injyana zose. Urumva muri reggae turapamo, muri R&B turapamo, muri hip hop turapamo, muri old school turapamo, ibintu byose ugasanga ubutumwa buratangwa ahantu hose. Niyo mpamvu nahisemo hip hop. Bajya bakunda kuvuga ngo abaraperi ngo bakunda kuririmba ngo indirimbo z'imihanda, ngo street, ngo ubuzima, ngo barakubiswe. Ras, ndashaka nkubwire muri aka kanya, ubaye urutera nk'umukobwa umutoma ugashaka kubinyuza mu buryo bw'indirimbo, uri umuraperi ndakugoye, ariko mbabaruma akavasi gato yakakuje mu mutwe wawe tumuririmbira kurukundo, kuko bakunda kubashinja ngo murimba ibintu bya street gusa. Kurukundo rero oya ntugora ariko ubikora. Oya kurukundo uragakubita, iyo bibaye ngombwa ko winjira mu rukundo surumva utabikora. Dusipoze ko warugezemo, duha akavasi gato wakoresha. Okay, reka ndebe mu mavasi yose ntago haburamo akurukundo karavuga ngo vasi z'urukundo rero zirangora. Urumva hari ku vasi z'urukundo ziba zihari, hari ukuntu mpfusha nk'icyana ukagiye kubitira ukakibwira ati narakubonye imihanda numva ndagukunda, maze kugukunda numva byose biraza. Urumva ukakibwira ati ibintu byose byari sawa, maze kuhagera numva ibintu byose ni sawa, turasanya tujyana mu tugarutse kuri Ras Mutabazi, umuntu ashobora kwibaza uri mu rasta, barakwemera barakuzi hano, ariko kuri wowe nibavuze Bob Marley bamufata nk'icyitegererezo cy'aba rasta benshi. Kuri we Bob Marley ni muntu ki, avuze iki ku buzima bwawe? Murakoze cyane. Bob Marley mufata nk'umurasta ukomeye ku isi, kuko buriya we Bob Marley si mufata nk'umurasta gusa, ariko mufata nk'umuntu uwigishaga imbaga y'abantu urukundo,
abashishikariza gukundana no kutiheba mu buzima. Urumva rero kubera ko yari umurasta yagiye amenyekana nyine yatuma izina rasta rimenyekana, ariko ntabwo ari Bob Marley, ntabwo ari we murasta wenyine, nta nubwo ari nawe murasta, ntabwo nubwo ari we watangije uburasta. Tubigarutseho wenda nakubwiye yuko abantu benshi baba rasta bafata icyitegererezo kuri Bob Marley. Kuri wowe ni nk'izihe ingingo eshatu mu buzima bwawe wavuga ugendera wabarakuye ku buzima bwa Bob Marley? Ndakeka ubusobanukiwe cyane. Ubuzima bwa Bob Marley ngewe ntabwo musobanukiwe cyane nkuko nakubwiye, ntabwo ari we murasta, ntabwo namenye bwa mbere, ariko mu by'ukuri ngewe muzi nk'umuhanzi w'injyana ya Rege. Rero nicyo muziho, muzi ko azi kuririmba Rege neza, azi aririmba Rege za message cyane cyane. Ngewe nibyo muziho kuko n'ubundi yabayeho ntarabaho. Noneho niki wabwira nk'abantu bafata Rastafari nk'ibintu by'uburara? Ushaka kubona ufite dreadlocks akavuga ati uriya ni ikirara mu itabi, ugasanga n'ababyeyi ntabwo barabyumva fresh. Niki noneho we wumva wababwira abo babyeyi, niye message wabaha? Ese abana bumva yuko kuba umurasta ari ugushyira dreadlocks ari ugushyiramo ibiki, niye message wabaha noneho? Message rero nabaha no kubanza bakajya babanza gusobanukirwa icyo bita Rastafari icyo ari cyo. Ntabwo kuba wamba ufite dreadlocks, wambaye dreadlocks cyangwa se wenda gukora n'ibindi bintu ntabwo usobanura kuri umurasta. Ushobora no kuba udafite n'iyo misatsi ukaba ari rasta. Urumva rero ngewe uburasta cyane ntabwo mushinago, ni ibintu birebire, ibyo abo batekereza gutyo ni ubutamenya. Icyo bita ubutamenya, iyo utazi ikintu utagisobanukiwe nyine ugifata ukundi kuntu, ariko buriya ntabwo burya ugomba gucira umuntu urubanza utarabamenya. Noneho kuri Ras Mutabazi wavuze yuko ari umuntu wenyine ushobora gukora dancehall muri iki gihugu. Ndagira ngo nkubaze, ubona imbogamizi ari izihe noneho kuba umubare mwinshi w'abahanzi nyarwanda badashobora gukora dancehall, ukaba wenda tuvuge ko ari we wenyine nk'uko ubyivugira, akaba ari we wenyine mu gihugu? Ubona imbogamizi ari izihe? Ni ukutabishaka, ni ubumenyi buke, ni iki we kigufasha kuba wayikora abandi ntibayishobore? Njye navuze ko ngiye nkubita dancehall mu Rwanda, mu Kinyarwanda, Raga Nyarwanda. Raga Nyarwanda ni ukuvuga ngo ngewe mu bahanzi nakunze kumva, nta muhanzi numva ngewe uririmba dancehall ngo avuge adashyizemo igipatwa cyangwa se ibyongereza uko akundi. Ako ngewe nshobora kubita dancehall mu Kinyarwanda kuva kuri A kugera kuri Z. Niyo mpamvu navuga ati rero ngewe ndacyari uwa mbere. Umuntu ashobora kwibaza umuziki nyarwanda uragana he mu gihe abahanzi nyarwanda bakeya bafata injyana imwe akaba ari yonyine bajyamo? Nk'urubyiruko rwinshi turi kubona ruri kuzamukira mu njyana ya rap, ugasanga bose baririmba rap, abandi bari muri drill, ugasanga R&B yagiye hasi. Iyo ngiyo dancehall nta muntu uyikoraho nk'uko abivuga, n'ababikora bigana abandi. Kuri wowe ubona umuziki nyarwanda ni izihe mbaraga zagagombye gushyirwamo kugira ngo umuziki ugere ku wundi rwego nk'uko tubona Abatanzania bageze ku wundi rwego, kandi by'umwihariko bakoresha ururimi rw'iwabo? Ubona hakorwa iki? Ikintu mbona cyakorwa ni unity. Ngo nageze mu rusengero numva bigisha unity, geze ku miharuro numva bavuga unity, I say unity, see unity, unity nicyo kintu, ni ubumwe. Kuba atabisobanukiwe, ni ubumwe bw'abahanzi n'abandi bose bari muri industry, tugafatanya tugakombininga ibintu tukareba ko byabyara ikintu kizima. Niko biba bimeze, tudafatanyije nothing. Noneho niye message wagenera nk'abantu bashinzwe kurebera umuziki nyarwanda, ni izihe mbaraga bakagombye gushyiramo? Niye message babaha kugira ngo bagire icyo bawugezaho, bagire icyo bawumarira? Ikintu bahatumarira ni ukuvuga ngo niba umuhanzi agusabye yuko ugomba kumufasha wenda mu bintu runaka, akakubwira nyine ububabare bwe. Hari nk'ikintu nabonye aha ngaha, sibyo, muri iki gitaramo twitabiriye, ugasanga umusani nyine bamufashe nk'umuntu usanzwe, kandi yafashe umwanya yandika, afata umwanya akora iki, wari uwo mwanya wo kwiyereka abasani. Ubusanzwe ibintu bibaye birebire, nyine abagomba kujyamo akantu ko kubaha umusani kugira ngo nawe yubahe ibyo akora. Yamani aba naba Hidden Diamonds, ni impano zitarazamuka ariko zifite icyerekezo. Shout out to my brothers here, my Rastafarians. Mwebwe ba promoters, mwese mufite mu nshingano umuziki, link them, mubahe respect, bakora umuziki barashoboye. Dusoza none niye message mwagenera abakunzi banyu, bakunze ibihangano byanyu? Ese nihe babasha gukura ibihangano byanyu? Nihe babasha gukurikirana amakuru yanyu ya buri munsi? Murakoze cyane abakunzi bacu muri hose, ndabizi muri ahantu hose ku isi yose, i Burayi, muri Amerika, mu Afurika yose. Big up. Ni ukuvuga ngo rero ngewe nka Ras Mutabazi, ni ukuvuga ngo mwitege ibintu byinshi bishyashya.
ibi ni ibitangira hari byinshi byatari bizaza bitwika. Ni ukuvuga ngo rero ushaka kumva injyana ya Rasi Mutabazi ni ukujya kuri channel ye Rasi Mutabazi, ntabwo akoreye subscribe, ubundi ukajya ukomeza kureba izo njyana nyarwanda nshyashya utari wabonaho. Murakoze cyane. Mbibutse yuko Rasi Mutabazi niwe munyarwanda wenyine ubasha gukora injyana ya dancehall mu rurimi rw'ikinyarwanda. You brothers go link in his bio, murebe imizigo abafitiye, amabanga ntago azabateza irungu. Niye message we wagenera abantu none usoza? Oya, abafana banje batagira ngo wenda nuko injyana z'urukundo tutazijyamo cyane, impamvu murayizi. Uravuga ravu benshi bakikanga kubera ukuntu inkundo z'ubu zibacanga, kubera ukuntu inkundo z'ubu zireba mu mufuka, kubera yuko nge ntaraguze ifaranga kandi ngo ntaje time nzari gukaranka. Nibyo byatumye ngiye ntanzira ku kibuga nisanga street ubundi kuyahiga nega. Mad respect to you brother. Yeah, man. Urashoboye cyane. None babwira abakunzi bakunze injyana zawe, ibihangano byawe niwe babikura noneho. Barebe BIG Dila DEALEN, bagende barebe icano barahita babibona byose. Hari abashobora kuba batabyumvise neza, ngero bibasubiriremo. Big Dila Toxic BIG DEALEN. Big Dealer Toxic. Yeah, man. You people go link in their bill, ubanza urebe neza ibyo bafite. Imizigo irahari, ntago bazabatererana. Here we are here to get you there. Thank you. Oh my God,